ubuzima bacamo n'ubuzima bwa buri munsi n'ukuntu babyuka n'ibyo batekereza kandi ingaruka bitugiraho biratuaffectinga mu buzima bwacu bwa buri munsi. So ari uburyo dufata tukabigira nk'inkuru tukaza tukabiganiraho tukabizanira n'amasolution. Twongeye kubasuza shuti bakunzi ba Imurenge.com hanyuma n'abadukurikirana kuri channel yacu ya YouTube ariyo Imurenge TV. Tunabasaba gukora subscribe kugira ngo mubashe kubona ibiganiro byacu bitandukanye. Jewe ndi Freddy Salus basuhuza kwanga bw'ibyumara mugenzi wanjye Deno. Nkuko bisanzwe dusanzwe tubazana ibiganiro bitandukanye ariko cyane cyane bigamije mu iterambere ry'igihugu ndetse no kugira ngo umunyamurenge ahari hose akomeze gutekereza mugira ndetse no kuwateza imbere. Uyu munsi rero nkuko mubibona turi kumwe n'abana b'abakobwa, navuga ko ari abakobwa bageze mu kigero cyo kuba inkumi cyangwa se abangavu, ariko bari mu safari y'amahanga ndetse bamaze igihe mu mahanga. Tugiye kurebera hamwe rero ese aba bakobwa b'abanyamurengekazi bari babagendera mu bihugu by'amahanga ndetse babafata uburere bwaho niki mu zukuri bashobora kumarira iwabo, cyane cyane ko ari abakobwa bamaze kugera mu kigero cyo gutekereza no gusubiza amaso inyuma ndetse no kugira naho bigeza mu buzima bwabo. Njyewe rero nkaba mbahaye ikaze, ariko reka dutangire uburyo bwacu batwigira hanyuma tubone ku misigano cyacu. Nitwa Debora Ngabire Mikebanye. Murakoze, nitwa Daniela Munyamo. Murakoze, nitwa Spendora. Murakoze, nitwa Gentil Kirego Munyamo. Murakoze cyane, tubahaye ikaze ndetse tunabifuriza umwaka musha muhire 2019 kandi tunabashimira ko mwabashe kutwitaba. Hanyuma reka dutangire iburyo bwanje kuri Mikebanye Debora. Uri mu gihugu cy'amahanga ndetse ukimazemo igihe, umaze isafari ndende cyane mu bihugu by'amahanga. Ese kuri wowe ubona gute kuba utari mu gihugu cyawe ufasha gute? Birababaje uvuga ngo abandi bafite amahirwe yo kuba at home, yet I have to live from visa to visa. Since imvugo neza, I know it through hearing, but I don't really have literature. Even when I do papers, I don't have references. Zaruguru. Our people are not documented, our stories are not documented. Nuburyo, we are the only ones who know about us. And so tugora kugira ngo n'abandi babimenye cyangwa abana tubyara kugira ngo babimenye atari twebwe tubabwira. Murakoze cyane Debora. Reka tuje kuri Daniela Runyambo. Nawe umukobwa twavuga ko umaze kugeraho utekereza, nawe umaze iminsi mu mahanga. Ese mu zukuri niki wewe utekereza kuba ubizi neza kutari iwanyu ariko ufite iwanyu, urahatekereza iki mu myaka yawe ufite ndetse naho wigejeje? Murakoze. Iwacu ndahatekereza cyane cyane yuko nagize amahirwe yo gutura muri Kongo, umurirayo namenye ubwenge. So igihe tuza muri iki gihugu ni ibintu bitari byoroshye kuko ntabwo yari shwa yacu, ntabwo yari ikintu twashatse cyane twahisemo. So kuba turi mu gihugu cy'amahanga tushaka kwiyintegra bikatugora. Utekereza iwanyu ugera aho na kino gihugu nake ntabwo kiri ari igihugu kiri parfait, gifite ibibazo byayo byonyine. So ukisanga uri umunyamahanga mu gihugu nabwo peut-être utari batanakwemera cyane cyangwa bakumva, hanyuma ni nkaho twibura bigatuma dushaka cyane gutaha, bigatuma bidukumbura cyane. Wenda twari kuza muri iki gihugu bikatwororera cyane, byari kuba izi kwibagirwa iwacu, ariko aho tuba hose mu isi iwacu ukuntu Bibiliya itubwira, isi iwacu nanga tuba mu mahanga ni ibintu bigaragara mu mvugo, biragaragara ko ntabwo turibura
n'ukuntu dusa n'imitekerezo yacu na culture yacu iratandukanye. So iwacu ni ahantu dufite mu mitima yacu kabisa, kandi turabitekerezaho cyane, kandi tugatekereza gutaha, tugatekereza kugira icyo dutwarayo. Abenshi ntabwo twabaye ruguru ngo tumenye ibibazo biriyo, ariko tukahakumbura cyane. Ibyo ni ibintu kabisa by'agaciro dusanga, kandi dushimira ababyeyi bacu, dushimira n'amakomite yacu iri mu mahanga, kuko bakomeza badushishikariza kugira ibiganiro nk'ibi ngibi. Mwaduhamagaye mukatubaza bino bibazo, bigatuma dutekereza se iwacu nyine ni hehe, n'iki twakora. So ni ahantu dutekereza, kandi dutekereza kugira icyo tumara. Nanjye njye personnellement ndatekereza kugira aho nigeza muri iki gihugu, hanyuma nkatwara ubumenyi iwacu nkahubaka. Akoze cyane Daniela, ati ugatekereza imuhira ndetse ukahubaka ubushobozi uzabuvanye mu mahanga. Espe Daniela aravuze ikintu cyo kugira icyo ajana iwabo, niki wumva wajana iwabo? Murakoze cyane. I think icyo numva gifite akamaro twojana iwacu kugira ngo nyine twubake igihugu cyacu ni ugutwara ibyo twahashe muri kino gihugu, tukaza muri kino gihugu, ariko kandi tukazoza dutekereza n'imuhira kugira ngo ibyo twigiye hano byiza bitari bibi tukabijana imuhira bikagira umusaruro cyangwa se bikagira akamaro no ku bandi. So ate wenda nimba twebwe twaragiriwe amahirwe yo kwiga hano, tukagenda iwacu tukagurisha abandi bana b'abakobwa ukuntu kwiga bifite akamaro, kandi tukabereka ko mu kwiga ariho tubasha gutegura future yacu. Urakoze cyane. Reka wenda tuje kuri Gentille Runyambo. Hariho ikintu Daniel aravuze ndetse na Deborah bavuga ku kintu cyo gutaha. Ubona gutaha bishoboka? Murakoze cyane. Yego, wenda ndaza gusubira mu byo bavuze kubera ni kubashigikira cyangwa se gushimangira ku byo bavuze. Kunganira. Ndizera neza kuko gutaha birashoboka. Nk'uko Daniel abivuze, twavuye mu bihugu byacu, mu gihugu cyacu cya Congo tugikunze, niho twavukiye, niho twakuriye, niho basogokuru bakuriye, nta handi tuzi atari muri Congo, ariko twavuyemo mu makondisiyo cyangwa se muri situation turi force kuva mu gihugu cyacu cy'amavuko. So hariho ingaruka zagiye bitugiraho kugenda tunyura mu bihugu bitandukanye, twisanga turi abarefugee, twisanga tugomba kwiga indimi nshasha, tugomba kwiga imico, tugomba kwitwara nk'abantu bari aho ngaho, ndetse tukanifuza no gusa nkabo. Ugasanga twebwe twatakaje identite yacu kugira ngo tube accepte muri iyo communauté nshasha. Bese kugira ngo tubashe kwintegra, tugomba gusana bari aho, tugomba gukora nk'ibyo abandi bari gukora. Even hano muri Amerika n'urugenzi tukirimo mu by'ukuri, nubwo tumaze imyaka myinshi hano, ntabwo twavuga ngo turi integre 100%, kubera ko iki ni igihugu cy'amahanga. Turaciga imico yabo, turaciga ivugo yabo, ni byinshi cyane. Turacari desorienté urebye cyane ko noneho twebwe turi nkatwe first generation twaje tugenda mu mashuri, ababyeyi bacu nabo nuko bafite struggles yabo, bikanabagora nabo natwe kudufasha. Ariko ndizera wenda ndatakaje umurongo, ndizera kuko it is possible gusubira iwacu, ariko nuko tugomba kugira ubushake, nuko tugomba kudeside, tukakomeza tukagira urwo rukundo rw'iwacu mu rugo, twumva ko hano ntabwo ari iwacu, tukaza guhaha ubumenyi hano nk'uko mugenzi wanjye hano yabivuze, tukabutwara iwacu kugira ngo tugire icyo tubumarira. So niyo mpamvu rero twebwe turi privilege kuba muri iki gihugu, turanabishimira Imana uko byageze kose, inzira zose twanyuzemo, ariko twebwe twahisemo gufata kuko ari privilege twagize kuba muri iki gihugu. Twarabisobanukiwe neza, ntabwo twaje kurya inyama zo muri iki gihugu, ntabwo twaje kunywa amata muri iki gihugu, ariko twaraje kugira ngo twige ibyiza by'iki gihugu. Iki gihugu ni igihugu gikomeye. This is like
ni nka kingdom y'isi. So twebwe rero twagize amahirwe yo kuba muri kingdom y'isi, tugomba guprofite ibyo muri kingdom tukiga, hanyuma rero gusubira iwacu mu rugo kugira ngo twazasubirayo main vide, amaboko ari mituku. So dusubireyo hari ibyo tugiye ku enrichir iwacu kandi murakoze cyane. Reka wenda tuje ku kibazo bisaba ko buri muntu wese yagira icyo avugaho uko wumva nta kibazo, tujane dusa nkaho tufite discussion. Yes, mwari muvuze ku bintu bijanye no gutaha no gusubirayo ndetse no gutekereza abandi. Hari umuntu muri mwe waba ufite amakuru y'uko abana b'abakobwa babayeho iwacu? Ndetse ntabwo twaba dufite amakuru yose, ko nano muri Amerika baje ngo abana bari ko abanyamurenge bameze batuye gute muri Amerika. Buri state ifite ukuntu abakobwa batuye, buri miryango ifite ukuntu irera abana. Nari mvuze mu burezi. Ariko mu burezi turabyumva, tubaza, tugira amatsiko, tukumva ama-histoire menshi. Sinzi ko ari histoire imwe iranga umukobwa w'umunyamurenge iwacu, ariko hari byinshi twumva kandi bigatutera amatsiko gushaka kumenya cyane. Niki kibakoraho mukumva niki kibakoraho cyane cyane muri buhe domaine mwumva ko umwana w'umukobwa asigaye inyuma iri ya ruguru? Umwe mufite aho mwageze muri mu bihugu z'amahanga bikomeye, mukiga n'ibintu bisobanutse, niye passion mufite, niki mutekereza ku muntu uri hariya uri umukobwa nawe uri hariya ruguru? Ndizera nasi kuko ari uburere cyangwa se education, kubera ko hari imvugo ivuga ngo umukobwa umwe atukisha isi yose cyangwa atukisha bose, atukisha umuryango wose. Ariko hariho n'indi nayo yakagombye kuvugwa cyangwa se wenda yaranavuzwe simbizi, kuko umukobwa umwe ashobora kubaka a whole nation. So ndibaza education rero ni ifunguzo, kubera ko abagore turi so powerful muri nature yacu Imana yaduhaye. Turi abantu b'imbaraga nyinshi, wenda atari imbaraga fizike, ariko turi abanyembaraga, turi abantu bagira passion, turi imitima, tuba turi toujours centre y'ikintu cyose. Nta rugo rushobora guhagarara neza rutarimo umugore. Umugore yabaye gito, urugo rurasenyuka. Ariko umugore ari umugore muzima w'umunyabwenge, urugo rwe rurahagarara, kandi na generation zindi zizamukurikiraho nazo zizubaka ingo nziza. So education rero ntabwo ari kugenda gusa mu ishuri, ni ibintu bya buri munsi. Kwigisha umukobwa uri giki amenye imbaraga ziwe, namara kwidekuvurire bizanamuhereza n'izo mbaraga zo kugenda no mu ishuri, zo gushaka kumenya byinshi, kubera ko mu ishuri ntabwo tuzahigira byose, ariko bizahera mu rugo, bizahera muri community yacu, bizahera mu makanisa yacu, bizahera mu babyeyi bacu. Noneho ishuri rero ribe nka platform noneho, cyangwa se ahantu ushobora kugenda exploring even more about yourself. So education is key. Ntirengagije kuko ishuri riri very important. Dukeneye isi irimo guhinduka, irimo gukura cyane. Ntabwo uzigira technology wanyu mu rugo, ntabwo uzigira indimi wanyu mu rugo, ntabwo uzigira ukuntu ushobora kunavigatinga mu bundi buzima busanzwe hano hanze bwa competition. So uzabyigira mu ishuri. So twebwe rero twumva kuko abakobwa b'iwacu basigaye inyuma cyane mu buryo bw'amashuri, ndetse hariho n'amakuru twumva ngo abakobwa ngo basigaye bagurishwa nkaho ari nk'umwenda, noneho uguriho igiciro runaka ngo $20 ngo $50. So ugasanga rero twabaye nk'ama materiel, ariko ntabwo turi les pieds materiel, turi abantu kandi bafite imbaraga. Hari umuntu wagira icyo yunganira wenda kuzo Gentil yaravuze? Njyewe mfite icyo nakunganira kuzo mugenzi wanje yaravuze hano. Naje nibaza ko education ku bakobwa bacu b'abanyamurenge ari ikintu gisa nkaho kiri inyuma cyane,
bitewe n'uko imico yacu ukuntu iteye, kandi ugasanga ni imico yabayeho kera ariko kandi no muri iki kinyejana akaba ari ibintu bikoreshwa. Ugasanga nimba umwana w'umukobwa avutse, ababyeyi bazi ko umukobwa nta kindi agomba gukora ni ukukura nk'abandi bana, yagira imyaka 12 gushaka batezi. Ariko kandi numva ko umukobwa hari byinshi yokora bitari ugushaka gusa. Umukobwa yogenda ku ishuri akagirira akamaro ifamiye ya se ndetse na community yose cyangwa se n'ubwoko bwacu bwose bw'abanyamurenge. Je numva ko ari byiza ko twoshigikira abana bacu b'abakobwa bari ruguru ndetse n'ahandi hose tukabashigikira bakaja mu ishuri, kubera kuko nibo kazoza keza kacu kari imbere. Yani cyo gice no bana mwakoze cyane SP. Hariho umuco wacu abantu bavuga ko ari mwiza ariko kandi ukaba urukuta rubangamira ibintu bimwe na bimwe. Amateka yerekana ko umwana w'umukobwa asigazwe inyuma kubera cyane cyane ingaruka z'umuco wacu. Bamwe ati umuco ni mwiza wacu, abandi ati uyu muco ni mubi kubera ko hari ibyo haraburyamira. Umwana w'umukobwa ruguru arashobora kugeza imyaka 15 agashaka. Mwebwe n'uruhe ruhare rwanyu kugira ngo mwigishe haba ababyeyi haba n'abakobwa bagenzi banyu, kuko bamaze kuzakira bamaze kwakira ko agomba kugeza imyaka umusaza wakaba ari ukomeza ishuri wagashaka? N'uruhe ruhare rwanyu nk'abantu bari hanze baje bafite ibyo bize mu mahanga, n'uruhe ruhare rwanyu kugira ngo mukure niye voie de sortie kugira ngo mukure abagenzi banyu muri biriya bibazo? I believe culture is dynamic, and it's about time we all understood that. They used to do it for our mothers, and it worked for them. It doesn't mean it has to stay, especially in today's age when things are changing. I was once told that there was a boarding school that was constructed mainly for girls. Kubera ko bageza bataha bakagenda mu mirimo yo mu rugo, abahungu tibagira icyo bakora cyane during the week, ariko abakobwa you know like the roles at home, which I am not bashing at all. However, ugasanga bombi bafite ama homework ariko they don't have the same opportunity yo kubikora, to concentrate and actually work on what they are supposed to work on. So I think we should understand that culture is dynamic, and we should work towards including our little sisters. Like me, I take them as my little sisters, and so the same way nokorera murumuna wanje tuvukana neza nuko ngomba kubakorera. The same way kama sina uwezo wa kumsaidia, nitatafuta mwingine mwenye tufatikanya kugira ngo mufashe, nuko tugomba gukora. I may not fight the culture or fight our fathers, but at least I can create a channel for my little sisters to go to school, to make sure that they get opportunities to study and actually excel, to find themselves, to find their passions, to develop their talents. And not just let them have dreams, and let us help them, to show them the way I have dreams and I know they're achievable. Let me make sure she knows that too. And because when you start 1,000 miles starts with one step. When I start with Minka Bzumbanezako, it is my duty to do it. Nehemiah went back to build the nation. Esther prayed and took the risk. I should feel like it is my responsibility. I have to be the Esther of my time. I have to be the Nehemiah of my time. I may not go and build a road physically, but I will talk to my fellow girls here to fatikani. If it's just talking together and having ideas and creating ideas, and we love them and we think about them and we're actually working towards it in our different capacities. I may be a speaker, someone else may be an engineer. I may be very good with getting funds from charitable organizations or creating my own organization or partnering with other organizations. There's just so much that I can do, and I may not have the moral authority to fight culture,
but at least I can take care of my little sisters. Then the culture will deal with itself. Urakoze cyane ngira ngo yaragarutse ku kintu cyo gukandamiza umuco cyangwa se uburyo umuco gukandamiza umwana w'umukobwa no kureba uburyo icyo kintu cyaranduka. Daniela, Deborah yaravuze uburyo bwo gufasha. Deborah yaravuze uburyo bwo gufasha. Mu by'ukuri hakenewe gufasha nibyo mu buryo bumwe n'ubundi, ariko hakenewe no gufasha mu buryo bufatika. Niki mutekereza gufasha abandi bari hariya mu buryo nono nani bufatika gutya bw'uburyo bw'ubushobozi? Sinshaka kudasubiza ikibazo wambajije, ariko ndashaka gusubira imbere inyuma ho gatoya, kubera ko bijya bitugora gufasha mu buryo bufatika kubera kutumva ko hari n'ikibazo, cyangwa sometimes dukunda kugeneraliza ufite ibintu, tugafataho abana b'abakobwa tukageneraliza ibintu, ariko mu bwoko tujya tunanirwa kuganira. Changement igomba gutangira mu rugo igahera mwacu. Nibwo turi kuvuga ngo tugende dufashe abana b'iwacu, honnêtement tugomba kwifasha kwanza twebwe. Izo change dushaka kubona iwacu ntabwo nagenda gufasha abari umuntu bacu babetseho bacu bari ruguru njyenyine nkifite icyo kibazo hano. Tubibutse ko turi mu kiganiro gifite insanganyamatsiko yibanda cyane ku mwana w'umukobwa uri mu mahanga kandi uri mu burezi ndetse wakira n'uburere, gutekereza iwabo aho avuka ndetse no gutekereza icyo ashobora kumara bagenzi babo basize imuhira. Daniela, mumaze iminsi ibiri hano mu nama ndetse agenda mungurana ibitekerezo, mufite na platform ibahuza. Ese mu by'ukuri naka kamaro ko gukorera muri platform n'ingaruka zihe igiye kugira abantu bari iwacu? Akamaro ino platform ifite nuko iduha opportunité yo kugira icyo tumara. Burya n'umuntu wenyine yiha agaciro azi ko ari icyo amaze mu bwoko, mu miryango. So platform ya organisation African Girls Hope Foundation dufite opportunité yo kugira icyo dutanga mu buryo bw'amafaranga, tugafasha kwishyura minerval abandi bana b'abakobwa bari iwacu. Ntabwo peut-être hano suko abenshi turi abanyeshuri n'abandi barakora, kandi natwe dufite ubuzima ngaho butoroshe, turacyashakisha ukuntu twiyenteka muri iki gihugu, suko dufite amafaranga menshi, ariko kubera ko tugira umutwaro w'iwacu, amafaranga yose twabona dufite ahantu twayashira twizeye, kandi tukamenya ngo turi gufasha abana b'abakobwa kugira ngo bagire icyo bigezaho mu bumenyi. Ikindi kandi cya kabiri, kandi ndatekereza ko ari icyangombwa cyane, African Girls Hope Foundation iduha platform yo kugira ibiganiro nk'ibi ngibi, gufata abana b'abakobwa tugahura. Ibibazo byinshi tugira muri kiliziya yacu ni ibibazo kutimenya, cyangwa ugasanga ibintu byose turabigeneraliza tubigize mu magroupe. Abana b'abakobwa ni iki ino topic y'abana b'abakobwa titwe bambere tubiganireho, abantu benshi bakunda kubiganiraho, ariko tugafata abana b'abakobwa nka sije nini cyane abana b'abakobwa, ariko tukibagirwa ko umwana w'umukobwa ni njyewe, ni mugenzi wanjye hariya, ni ba sister banjye hariya, kandi ubuzima bacamo n'ubuzima bwa buri munsi, n'ukuntu babyuka, n'ibyo batekereza, kandi ingaruka bitugiraho biratuaffectinga mu buzima bwacu bwa buri munsi. So ari ukuntu tubifata tukabigira nk'inkuru, tukaza tukabiganiraho, tukabizanira n'amasolution, tukibagirwa ko hari ibintu tugomba kuganira, ari ibikomere bimwe tugomba kugira, donc ibintu dufite cyangwa ibintu tudafite tugomba kwicara tukamenya, tukimenya. Mbere yuko ngenda gufasha undi mwana w'umukobwa iwacu, nuko mbaza kwanza nkifasha njyewe. Tuba mu gihugu cyacu tutiyizi, tukajya mu refugee camp, tukaba mu gihugu kimwe tujya mu kindi, tukajya ahantu tukavugira abantu, noneho twebwe noneho twagira n'amahirwe cyangwa dara amahirwe menshi cyane yo kugira amakilitine menshi cyane. Ibyo ni ibintu twakoresha nka asset, ariko kandi
byatubera nk'imbogamizi ugasanga ntiwimenye kandi bigakubitanaho nuko culture yacu noneho idushira ukundi kuntu. So muri make ino platform ya African Girls Hope Foundation no sema iduha gufasha abandi ariko iduha n'ahantu tuza tukifasha twenyine uko aka kanya natanga $20 yanjye kujya gufasha umwana w'umukobwa ariko ntabonye akamaro kabyo cyangwa nishize mu mwanya we cyangwa nabanje kwanza ndiyo nyine nkimenya nkifasha ejo nshobora kubivamo bitewe n'ibibazo nanjye ndi guhura nabyo ariko uvuga ngo turahujije turahuye ahangaha tukahuza ibibazo tukaganira tukahuza ibitekerezo tukamenya ko tukaganira ku bibazo tugira hanyuma tukanareba n'ukuntu twanabihuza si iby'abakobwa gusa nimba dushinzwe changement mu bana b'abakobwa iyo changement ntabwo ari twe twenyine tugomba kwikorera gusa ni mu babyeyi bacu ni mu bagabo ni mu bagore ni mu bana bato ni mu basore so tukaganira tugahuza ibitekerezo tukagira n'abo tubisangiza ibyo ni ibintu by'agaciro cyane so platform ngiyi ni ibintu twishimira tushimira n'abantu babitangije ubwo ni ikintu gitandukanye cyane n'andi ma platform yo kuva mu gutanga amafaranga ariko turi kubaka abandi ariko twibanjijeho ntabwo twakunda abandi kurusha ukuntu twikunda kandi ntabwo twamenya gukunda abandi nimba tutazi nuko bakeneye urwo rukundo kuko ariko ntabwo twigeze dutekereza ko natwe ari iby'akamaro so muri make ni ibyo petete abandi banyunganira ariko ino platform nyine iduha African Girls Hope Foundation iduha ahantu nyine twabasha icyo twimarira tukagira n'icyo tumarira abandi. I also feel like inatupatia opportunity ya empathize now. I think you've said it but in a different way and sichogusa because we've been moving around we didn't get that opportunity to have older sisters that would have talked to us. Changwe wa mucho wa kugira mushenge akuganiriza ibintu byose we didn't have it because you may find one family bamwe barahungiye mu Rwanda abandi i Burundi abandi wisanga i Uganda even when they're being resettled different ends of the earth we don't have that. But when you have platforms like this that are not just bring the money, pay the school fees, but actually bring hope to the girls that are tunaweza sema mu bihugu by'ibisubizo. Siko we come together, we love one another, we know each other, we get hope of a home again amongst ourselves because usanga we have moved so far away from home such that babyeyi bacu nibo bakira abanyamurenge twebwe tukaba abanyamwoko mu rugo so yeah yes mukaba abanyamahanga mu rugo mukaba abashitsi turi abashitsi mu bihugu turimo tukongera tukabashitsi mu rugo none se umunyamurengekazi cyangwa umunyamurenge in general akibura especially our age at least our parents have they grew up at home but I don't know where my parents grew up. I hear it. Luckily, at least such platforms, it's not that we are perfect, that we have it all going on. Oh yeah, you're not with the committee. To have vacancy that we need. They may have the vacancy education, changwe development. We have the vacancy of having a home, being united, having an identity. And these kinds of platforms, they help the girls back home, but then they also build us together. Okay, ngira ngo twamumvise icyo yashatse kuvuga cyane yavuze yunganira Daniela nawe yabivuzeho avuga ko tutokubaka abandi tutariyubaka. Niki mutekereza niki mugiye kubwira abandi bakobwa batekereza cyangwa se undi munyamurenge wese utekereza ko atekereza kubaka abandi atariyubaka niziye mbogamizi zihari mu kubaka abandi mu gihe utariyubaka cyangwa se ko kwiyubaka ni ukuhe ko kwiyubaka muvuga ni ukuhe? Murakoze cyane jewe uko numva kwiyubaka uko ariko ni ukureba ibitagenda kwanza muri wowe mu buzima bwawe kubera ko mti wowe ufite ingorane nyinshi zikungarije ngo numara ube wogira mutwaro wo kuba wotekereza gufasha undi muntu nawe ubwawe utifashije. Ni byiza ko umuntu yireba ku giti cye akavuga ati yego ni byiza ko nogira uwo mfasha ariko naje kugira ngo mbikore neza ni byiza ko noreba ibintu
bimbera imbogamizi mu buzima bwanje nkabanza nkagwana nabyo kugira ngo bitsinde kugira ngo ngere aho ngera nimara naje mbone gufasha abandi hari icyo wamwunganira kuri ico kibazo wenda? naje ndashobora kukunganira kuri ico imbogamizi iri kuba kuri twebwe donc igihe utiyubatse niki cyatuma kuba utuyubatse niki nize mbogamizi zari zatuma utubaka abandi donc le fait ko utiyubatse okay sinzi ko umuntu mu by'ukuri ashobora kwiyubaka utiyizi icambere ugomba kwimenya ugomba kubanza kwimenya iyo identity Deborah ya mentionze niyo ni nkwe umusingi w'ibindi byose uzakora kubera ko n'ibindi ça dépend ukuntu uzi identifier iyo identité ushobora kwidentify mu buryo bw'ibinyoma butari bwo mbese ukizera ibinyoma about yourself ukabyubakiraho ukavuga ngo ni njyewe nduye nguye nibyo uzakora byose bizabishingiye ku binyoma nibyo uzakora byose nta impact birashobora kugira impact ariko impact iri negative no ku bandi bose no kuri surrounding yabo so numva njyewe ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu atiyubaka wenyine ntiyanubake n'abandi ni manque ya identité cyangwa se identity crisis so kubera ko cyane twebwe wenda turivuga twebwe abakobwa b'abanyamurenge ni kenshi badushizeho amalabels ni nkuvuga ngo ibirango yes ama stereotype umwana w'umukobwa w'umunyamurenge akumva kuko ari gutyo nyine ko societe itekereza ko agomba kumera akumva kuko nawe agomba to conform herself to your standard ya societe ugasanga ari takaje ko bw'abanyamurenge turi different dufite ama talent atandukanye cyangwa se impano dufite ama gift ndagira talent na gift impano yes dufite abilities zitandukanye dufite imbaraga navuga zitandukanye na kuko hari ico mugenzi wanje ashobora gukora je ndashobora gukora nanje ico nshobora gukora mugenzi wanje wanje adashobora gukora ariko ikibazo nuko umuco wacu ntabwo utwemerera akenshi ntabwo twemerera kuba batwebwe mbese udushira nko muri package nko mu gapake ko umukobwa w'umunyamurenge n'uyu nguyu ni gutya agomba kumera twese bakadushira nko muri sake imwe ariko we are different kandi izo differences zacu nizo ziduhereza imbaraga tuzizanye zose izo strength imbaraga zacu n'ama weaknesses yacu ibyo nyine twumva tudashoboye so tubizanye twese hamwe tugafatana urunana niyo tuzubaka community iri very strong tukubaka n'igihugu actually kiri even stronger so identity is the key umukobwa w'umunyamurenge cyangwa se umugore cyangwa umuntu wese wese agomba kubanza kwimenya kugira ngo agire impact positive kuri surrounding and it's even easier when you find out who you are, when you find your identity, it's very much easier for you to guide a young one because you have been where she is, you lacked it, but you're in a better position to really empathize and make sure that she doesn't have to go through the same experiences that you went through. Hariho ubu nyine amakuru dufite cyangwa se uko iwacu hagaze mu by'ukuri iyi platform yanyu imaze kwishurira abana bagera ku 100 amashuri yabo abana b'abakobwa. Muri abo bana harimo abana bafite ibibazo bitandukanye. Icyambere nta bushobozi bari kuko bokojana ku masomo. Ikindi haracyari ikibazo cyuko hari abigira kure bafata amasaha 4 kugenda n'ahandi 4 kugaruka umunsi wiraba hari bari mu nzira gusa bari mu rugo rugendo. Hakaba n'abandi bahunze ngira ngo harabavuye muri za gupema za bijombo zoramo intambara bagiye nabwo bushobozi bwo gucumbikira abana imuhira atabuhari kuko nguko hano byari umuntu agateketse uyu mushinga wo cyangwa se projet ya African Girls Hope Foundation
niki tutezemo, ni izihe mbaraga mu yo gukoresha kugira ngo uhoreho urambe, kuko Daniel yavuze ati ibintu byacu tibiza biramba, akenshi usanga dukira ama platform ariko akagenda gutyo. Niki mugiye gukora mu kugira ngo kirambe bari abana babona ubufasha buhagije, cyane cyane ko dufata ko n'amadolari 20 ashobora kwishurira umwana, kandi amadolari 20 uzugenda ukayagura ikawa, ukayagura I think what can make the organization Irambe is when we switch the mentality ko turi kubafasha instead ko turi korera. When we put ourselves in their shoes, and the same way I would like to buy a really nice fitting shoe, I get it for her. Instead of kuona kama the third party that I'm going to help, that I'm handing out, but nkikorera as if nijewe, as if I'm the one needing the help of going to school, getting the uniform. Mbese nkigurira your uniform, nkigurira izo vitabu. If I feel like that, then believe me, I will be consistent with ideas ntanga, cyangwa amafaranga ntanga, cyangwa just anything, any activity of the organization. When she feels the same, and she feels the same, and she feels the same, then we join our forces and make it consistent till we see a change, and even beyond the change, because we're starting with this one, and who knows where God will take us, just by being committed and staying and working in obedience to Him, to His call. Nongere kuri ibyo ngibyo ndashaka kuvoma gushimangira kuri ku kintu twavuze cyo kugira ngo twimenye. Honnêtement ikintu nkundira abanyamurenge, nkunda community yacu, turi abantu bafite ambition, bagira ambition, turi very ambitious, tukaba very passionate, ari ugasanga imikorere yacu ikabura. I think hari amachangement amwe honnêtement ataza directement, azafata igihe, kandi unfortunately abantu bamwe of course babigwamo. Ndi gutinya yuko akakanya guhagara imbere y'abantu nange commitment yo kuvuga ngo nzafata wa mwana benezo nabonye $20 natanze yagende gushuri ngo kandi ngo gufata commitment yuko nzamutwara kwiga nanjye njyenyine ondishakisha sindanamenda ndako gaciro sinda kiyumva. So sinzi nanga kuba over ambitious, ahubwo yaratekereza ko mu bintu bya mbere nibyo kandi nshaka gushimanga, kandi mu bintu bya mbere platform yo kuduha ni ukwimenya, kwikuza, kubera ko nitumara kwimenya, nitumara kwikuza, hari ibintu bimwe bizagenda byikora. Nkuko navuze ngo mwimo tugura yo $20 twaguramo coffee. Peut-être iyo coffee turayikeneye bitewe n'umunsi wose dufite, ariko tukayifata na tukagira nk'ari ikintu negative, basanga tugira nk'abantu bari bafite guilt yo kwanga ndi gufite ibingibi nguyu ngo nabafite ntabwo sibwo buzima, ntabwo twaba mu buzima ubwo twabitekerezo twavuga ngo abana bantu baje iminsi 2 baricaye bariye banywe kubera ko amafaranga batayatumye iwacu, ntabwo twaba ubuzima bumeze kuri yo kuvuga ngo ibyo dufite imigisha betatu dufite cyangwa potential dufite tutangire feeling bad yuko bari abandi nabo. No, I think niturangiza kwiyubaka, tukarangiza kwimenya, kandi pasema abantu ukagira aho mwigeza, tukagira aho twigeza, tukagira naho tugeza ubwoko bwacu, tukagira n'ibiganiro tugirana n'imiryango yacu n'abagabo, kubera ko akenshi bano bana b'abakobwa turabatumira amafaranga afite imiryango baturukamo, imiryango yabo nitumva ko umwana kuba ariruka kubera iyi ntambara ngo umwana baragenda ngo agende muri internet asige abiwabo, kandi agomba kujya gutora muri mwe n'ibiki byose. So ni ibintu tudashobora kuvuga gusa ngo dushakisha amafaranga, dushakisha amazu, twubake no, abari abana bafite aho baturuka, aho bakomoka, imiryango baturukamo, ibyo bafasha imiryango yabo. So changement igomba juste kuza muri mindset, ubwoko bwacu tukongera kandi tukabugaruka, tukimenya, tukamenya ko turi gukora, ko turibuze cyane. Ibibazo byinshi tugira cyane cyane ku bana b'abakobwa nuko hari ikintu kitagenda neza, tugomba guhindura mu bwoko bwacu. So maybe tukeze kuri icyo kibazo tukagikemura, ibindi byose byaza. Iyo zina ama consequences yo kutimenya,
yo kwibura yo kutamenya agaciro kacu twe twenyine nk'abana b'abakobwa n'ubwoko bacu kutamenya agaciro kacu. Nuko rero naho turangije ikiganiro cacu kubera umwanya utatwemerera gukomeza, turabashimiye cyane ko mwatwitabye, namwe turabashimiye cyane ko mwadukurikiye. Bishobotse rero tukazongera guhura n'abana bakobwa kugira ngo tuzongere tuganire, dore ko bari badufite byinshi byo kuvuga. Ndaje nkabashimiye mugenzi wacu twafatikanyije gutegura ikiganiro, jewe ndi Freddy Salusi nkabamba kengurukiye nanabashimira. Tuboneye kandi kwifuza umwaka mwiza. Imurenge.com